asurambaza ikimana byukunesha umutwe byo nibyo bikuzinde ye nibere kuri chat kabisa kibanza bike wumva ese phone yanjye nawe urayijyanye man ese ndayijyana he wigize ibiki koko ukamubangamira abantu saa yine zirageze uracicaye nta kantu urakora ubwo uba byifashe gute ese njye naje kuba umukozi wo muri uru rugo ubundi mwazashatse umukozi umva ukuntu muzehe yambwiye niba imureba mani nyine yabikubwiye genda ubikore nyine ibyo yakubwiye ukazajya mubyuka mwonesha umureba nabuse phone yanjye ntabwo ijyanye telefone yawe se ndayijyanye ngaho yakire hereza nyine reba abantu bose bamaze kunyandikira message ntaranabasubiza si ubwo iyo byutse uvuga nabi uba byifashe gute ariko iteka n'iteka ryose ntabwo ushobora kuba umuntu muzima nibura wumvikana muze yari yavuze ngo ujyane aya mafaranga hariya hepfo kuri botike ugende wishyure wa muntu wo kuri botike hanyuma aguha ibintu yari yamutumye urabizana hano ariko wowe nta nubwo uba wumva gusa akureba amafaranga ndaguramo imiti ndabishyura yangaye yamutumye ibintu by'ayo mafaranga yose uyamuha kubera icyo uba ushaka guhora ugavura ibintu byose ni ukubera ako wajya umenya ko nize ekonomi ngiye mva ahangaha ku buntu ujye mu gasantere hariya hepfo uzabaza ntabwo ari sose mani ni ibimureba ntabwo byavamo ngaho ugenda ntacyo menye kandi ndagura miti nuyagura miti yaragutimbura ugira ngo arakora we ntabwo umuzi reka ngenda ariko mana ya Isirayeli koko ubu Jacques koko utamenya yuko ari murumuna wanjye iteka ryose aransuzugura ikintu cyose mubwiye yaba ari papa wacu wadutumye ntabwo ashobora kumva na rimwe nzabigenza ariko ntacyo nzamwumvisha azumva nta kundi Urimo akaraba? Ndaho ndakaraba. Tambwa ese ngonze mwoze. Shakoga ibirenge n'akantu gato cyane. Rero ugomba kumbwira nakoza na sister wawe. None ko mukarabye. Kandi ho ndakaraba hano. Mwakamuzi. Ziba shadu ubona ukuntu uri mu ntera untera amazi. Karabye. Ariko shaka. Ariko nawe nanjye ndakwishyura. Ndakwishyura. Ngani monda koza no kweli. Ibyo byose bikoreye iki? Ibyo byose nyine bikoze ko nabishaka. Ubu si waruje wabigambiriye? Bane nagambiriye kugukarabya. None se kumenya amazi menshi. Nyine ariko nabyo nta kibazo kibyishe inyuma. Cyakora urakoze tu. Uremera ko nkoze? Nyine ndakoze kubera urukundo ngukunda. Okay, urakoze cyane mushiki wanjye. Kandi urabizi yuko nkubaha mushiki wanjye. Ntacyo bwo nshimira urakoze grand. Urakoze. Akusima nanjye koko David azamuna ryari ko mukunda kumbe mwereka buri munsi gusa nanje kumukarabya kukareka nanje kumukarabya kubera ari inshuti yanjye mukunda cyane ariko naga bibona mana mbaruka bimwereka byibura akamenya ko mukunda uko gushobora byose nabara nzabicisha muzenzira mwana wiga njya guhindura imyenda Sapna karame bite ni byiza amakuru meza
urasa neza. Eka. Urasa neza. Nyine Sapuna cya gihe twarahuye. Hariya. Byari se ka. Cya gihe ngira gutya. Ntabwo ibuka igihe ngira gutya. Umva ntabwo mbyibuka pe. Cyagiye ngusezera gutyo gihe ntabwo byibuka. Ntabwo nakubonye nabwo yana nakubonye narwo nkwitayeho. Twarahuye ndagusuhuza ndagenda nagusezera. Sapuna ntabwo byibuka hariya. Ntabwo mbyibuka. Bayi rero. Atashye se? Ndatashye bayi. Oya, afise wabari. Chance. Banza umbwire ko ufite twarahuye. Twarahuye ndagusuhuza ndanagusezera ngira gutya ntabwo wambonye se. Wowe. Papa. Mama kisikana. Ubimeze bite? Narifite ikibazo. Ku kibazo? Mfite ikibazo muri temaze iminsi numva ntameze neza. Nguba wumva udatuje. Udatuje se? Nagavuga ko umuceri wabuze isigiye uhaha. Ni ibishyimbo byabuze mu rugo ukaba uraye rwa ntambe ngo uzaje kubihaha ejo. Ni igikihe n'isukari wabuze yo kunywa? Ni ikihe kibazo? Oya ntabwo nabuze ibyo kurya ariko mfite ikibazo papa. Mfite ikibazo ya kuryama. Aryama sisinzire. Je ntabwo byo umva amashuka nayo mba nabakuri. Amakuvure ibitanda byiza. Ngo none uraryama ngo ntusinze. Yurarukanuye cyangwa ujye hanze urarizamu nk'abandi bazamu bose barara hanze. Ntabwo ari yo mpamvu. Ariko umenya kunda wa mukobwa wa harahe ko kwa Kamana. Ubwo se gukunda ni intambara. Kituma ubura amahoro ngo no gukunda ni igikiko. Cyangwa barakuroza shaka. Ntabwo banduze. Urukundo ni intambara se nyine ndamukunda ariko ntabwo ndabibwira yuko mukunda. Urimbwa nyine. Urimbwa. Hezo umuntu w'umugabo ufite ubwanwa nk'ubwo. Ukunda umukobwa gute ugatinya kumubwira ko umukunda. Papa. Iyo duhuye njya kumubwira bikanga. Ukuntu urimbwa. Wowe ni mukuru. Uzamubwira kugenda gukunda. Ndashaka ko tuzabana. Yego nyine abakobwa bazikoza hirya no hino. Akubwira ati sindabibwira ababyeyi cyangwa se ntegereza nka rimwe hashire nk'icyumweru. Uzemera utegereze. Nihashira cya cyumweru usura mubwira uti ndagukunda ndashaka ko mugisubiza imbu nkunda cyangwa itamu. Nakubwira ngo ndagukunda ubwo nyine muri ruzahita waka nyine mujye mu rukundo neza. Nakubwira ngo ntagukunda umubwira uti bye. Papa urakoze cyane. Nakuri nzabimubwira nitwongera guhura. Uzazahita yemera. Nakubwira ko atagukunda uzamwihorera. Uwo ngo nawe waba umujyana. Ariko papa nafite nakandi kabazo gato. Ariko bizasubiza ni koko cyane. Ibi ni Jack yamba. Ngo bimeze gute? Jacques nyine ndamubwira kugira ikintu akora akantuka. Ntabwo ambwira neza ibintu byose tuvuganye arantuka akansubiza nabi. Ni keza yashaka mu bagabo nyine bavugana n'abagabo kanshirikije. Ngo ndeke ngo abanza avuga. Utubaha sazakubaha. Umuvuye nyine ko atunani. Papa tuzakora iki? Ahubwo ya mafaranga wari wampaye ngo muhaje kwishyura kuri botike. Ese nyine nayamuhaye arambwira ngo ntabwo ari umugaragu wacu tuzashaka umukozi. Jack wagihamba nenda kugera umwaka. Ndiko yarishize. Sobyukira no mu nzo. Sobyukira no mu nzo. Nabivuze keshi ko ano ari agasuzu. Kandi ndenga mubwira. Urumva? Era mukosore wa rugoryi. Uzi yuko umuntu azamushakira igitabo cye. Wowe ngosora zigiye. Bongo muzegirwa agushaka yarakubuze
ibintu wirirwamo ni mu nzoga gusa nta kindi kintu kizima wakora dore ukuntu kimeze Jacques turabavandimwe mwana turabavandimwe kabisa ibyo ngibyo ntabwo ngiye bintu oya shaja oya n'undi munsi ntuzongere no kurota izo nzu turumvikana basi ndekura rero ndekura wese kumfasha ndekura dore nakurekuye ariko ubundi ugira ngo wandenza amavi sha ubona wandenza amavi bakubeshye yuko ngiye nize kare wize karate ubona wandenza amavi sha uneranya na papa icyo nicyo cyambere dupfa akoraho wabereye imbwa waramutse ukeka yuko ndusha imbaraga urize wanyweye wasinze ntaki inzoga yanire birashoboka nka agasuzuguro agasuzuguro reka nanagusobanura n'ikindi ntuzongere kumfata wowe asore dore uko kimeze kanze mwereka ko inama yambarwa habyukira mu nzoga oya ndekura banze habyukira mu nzoga nta mbaraga ntaki batugiye umwana deni umva neza urumva umva Jacques tugende ese ndi umugore wawe ma sha tugende ujye mu nzu nandi kuranda nijya bazicumura nijyanye nanga shit amakimbirane